Masabo Desire avukana ku babyeyi bombi abandi umwana wa kane. ibyinshi ngira ngo Grand Frère yabivuze, ariko kuri kamere nanjye wenda afatwa. Nayibwiwe na Grand Frère amugari mu gitondo arambwira ngo amenye ko Desire arwaye, igihe twari turi mu kazi n'ubundi muri aya masaha. Akibimbwira namwe njye ntabwo ndi hafi, ariko bambwiye ko yabyimbye mu maso, wamuhamagara ukumva ko bimeze. Naramuhamagaye turavugana, ndi hafi mu rugo, ambwira ko nyama yambwiye ati narwaye amaso y'amarundi. Numva ni ibintu biri aho, nambwira ariko ndi mu kazi, reka manzi uzasigaye ibintu bikeya, fata birangiye mpita nkomeza kumureba. Nagiye kumureba njyenyine, asanga uwitwa Fideli n'uwitwa nawe undi we yari yagiye mu kazi. Niyamubonye bwa mbere, nibibona ngira ngo nari nahise mvugisha sister, nahise byahise bintera ubwoba, ndabona ko ari ibintu bigomba kujya kwa muganga. Yagiye kwa sister n'ubundi nta kindi kintu yakoze, yahise ajya kwa muganga. Guhera uwo munsi ngira ngo ni muri 2025 mu mezi ya mbere, ngira ngo basitangira urwo rugendo rwa CHK, kubera ko abandi rero nabo bari bari mu kazi, nabaga mparinde na sister. Undi muvandimwe witwa Kwizera, ndagira ngo nigire hino niba ari hafi, witwa Kwizera, urugendo twari rutangiranye, niba ari hafi aze. Nsabe na Lewis igire hafi na mama we, na Kwizera Dendo, tukigera CHK umwana w'uyu mukecuru yitwa Lewis, yari inshuti yanjye. Uburyo bw'imibereho nibo badufashije, ariko nkaba nzi ko wenda ari ibintu biri butwara igihe gito, umwana agakira, ngenda nkomeza n'akazi gake gake. Bigezemo hagati ubwo ndagenda nsimbuka kugira ngo ducunguze uburyo umwete, tubona ahubwo kugira ngo akire Desire arushaho kuremba. Mama wa Lewis rero arambwira ati wowe jya uza mu rugo ufata ibyo kurya, ufata igikoma, urebye igihe kinini nibo batubaye hafi. Nabashimira rwose imbere yanyu n'umuryango, bimenyereho. Desire yakomeje kuremba, akagenda agaragaza ibimenyetso bitoroshye, ariko mu burwayi bwe kuba babashije wenda kumugeraho, ko njye byageze aho wenda bagarika n'akazi, tubana mu burwayi bwe. Nkuko Grand Frère yabivuze, umwana udasanzwe yabashije kuresista ibintu nanjye numva nanjye ntabasha, bitewe n'uburwayi yari afite. Uwo mu burwayi bwe yabashije kudukomeza, tugira imbaraga natwe ubwacu, yaba narembye cyane kandi tunabibonesha amaso yacu,
akabona agabitubwiye ahubwo akarushaho kudutera story. Kuba bashije kumugeraho ngira ngo murabizi, yari umwana kuganiriza mu gihe yabaga wenda ibitotsi bitamutwaye, bashije kuganira akatuganiriza, akatubwira inkuru ze, akadutera story ze zisekeje. Abenshi baramukunze kubera ukuntu yaganiraga kandi umuntu ayibona akarenge. Nanjye rero namwigiye ibintu byinshi. Uburwayi bwe ntigeze duca intege, nta nubwo yigeze yiheba. Lewis n'uyu, Kwizera n'uyu, na Pasi n'uyu. Ariko mu gihe kingana n'imyaka 2 tumaze, uyu mwana w'umuhungu gato yaharaye inshuro nyinshi, niwe muntu wansimburaga kandi atijya kuruhuka, kandi ndaryama nijoro. Imyaka 2 yose ishize uyu muhungu turi kumwe. Ababyeyi agira nawe, ariko ndasaba umuryango wanjye byibura ko umuntu twamwakira mu muryango, umwana w'umusore mama dusigaranye nawe akaba mama we. Lewis iyo wangemuriraga yaba atagemuye ajya gufata ibyo kurya, bigeraho amenyana na Desire. Abashiye umunsi umwe akavuga ese Lewis byagenze bite atahageze. Uko byagiye bikomera rero, Lewis nawe kwihangana byaranga, avuga ati umbabarire, kuko nawe amarira rwose yabaga ari hafi, yahoraga arira buri munsi. Ndabashimiye rero bavandimwe na mama wabo, abantu bambaye hafi kuri Desire, n'abandi suko ari bo bonyine, ariko hari n'abandi bari hano bambaye hafi pe, ariko abibanze bankora ku mutima uyu muryango ndetse na Kwizera. Desire rero nukuri nifurije kugira iruhuko ridashira, kandi ahagiye ni heza. Twizeye neza ko igihe kimwe, umunsi umwe, Imana duteganyije ntabwo tubizi, ariko twizeye ko tuzabonana nawe. Ari umwana mwiza nk'uko yabivuze. Numva narekeraho kugira ngo tware umwanya munini yo kuvuga ibya Desire byinshi. Ari umwanya na sister mpamvu nihanganye, yanyigisha ikintu gikomeye cyo kwihangana mu buzima. Ni ukuri Desire arinze atabaruka ntabonye amarira ye, amarira kubona umuntu arira. Nabo bangaba barahari, ni ukuri ntabwo ari ukumutaka, ariko ntabwo nigeze mbona amarira ye. Yatabarutse tunari kumwe, mufite na Pasi, ntabwo twigeze tubona arira. Iyo mpamvu mubona nkomeye kubera Desire. Akoze mwongeye kwirirwa
mwakoze kuba mwageze hano kudufata mu mugongo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Aba bana bagiye bakomozaho ariko ntabwo bigeze bababwira. Hari abana bashiki be bifuje kugira icyo bavuga. Christine na Genevieve mwanze muze. Sabuni mu kwifatira. Harimo ubutura ako kiradeze. Murakoze. Nawe ndabanza kubashimira ko mwadutabaye, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ni byinshi navuga ku bavandimwe, ariko cya mbere dushima Imana ko yo yamwisubije kubera ko yo yamuduhaye. Imana ivuge ko bishimye. Ibyinshi babivuze, nanjye hari inshuti yanjye, murabizi abana bakurikirana namwe ukuntu baba bameze iyo mukiri bato, agutuma nk'akantu byanga kubitwa kugira ngo agutoze neza nyine nawe ugire disipurine. Ndamushimira cyane, yatumye menya kubaha. Nawe ari mu bantu bamfashije. Ikindi navuga nyine ni ugushimira umuryango wanjye, ndabakunda cyane kandi ndabazirikana, mbasabira ko nsenze kandi dukomere. Imana ibahe umugisha mwese, ndabakunda, ndishimye ku bwanyu. Murakoze. Nanjye icyo navuga ku muvandimwe wanjye Desire, nyine agiye kare ariko nyine ni Imana yabishatse ntagenda. Nicyo nshaka kuvuga, ndashaka kukivuga Keri ari hano. Keri niba hari nazi. Keri nubwo mureba Desire yaramukundaga cyane. Keri njye najyaga kumurwaza, nkagenda nkamurwaza pe, ariko akambwira ngo ashaka Keri, kandi Keri yari ari ku ishuri. Impamvu nzanye Keri hano ni ukumushimira. Keri ubwo bwa mbere yari arwaje, ariko yarwaje neza Desire kandi arishima pe. Ikindi navuga ni abantu b'Ikibungo, ni ukuri batweretse urukundo, turabashimira pe. Baradusengeye, baradufashije, badufashije mu buryo bushoboka. Ni ukuri mwumve ko tubashimiye kandi mukomeze kuba hafi ya mama. Murabizi ko tutabana n'umunsi ku munsi, twese dufite akazi. Igihari ni uko Desire nyine yatabarutse, niyigendere, nubwo agiye nyine. Desire ari kuzavamo umuntu ukomeye. Njye naramubonaga nkabona ko Desire akomeye pe. Desire mu myitwarire ye yose, ukuntu nyine twakuranye, abantu binaha barabizi. Desire yakundaga gukorera amafaranga, agakunda nyine gukora, yari umukozi kandi akanga abanebwe, akanga umuntu w'umunebwe nyine. Iyo ikintu kitabaga kimeze neza, cyabaga kitameze neza, ntabwo abishakaga. Ikindi uburyo yitwaye arwaye, yarababaye cyane, ariko ntabwo yagize acika intege. Abantu bose bamusuye bo barazaga bakababara bakarira, akababwira ngo nzakira. Desire n'ubu ngubu tuvugana birafite icyizere ko azakira, ariko ntabwo yakize, nyine yigendeye. Gusa Imana yo mu ijuru mwakire. Ikindi navuga ni ku bavandimwe banjye, dukorera hamwe nka famiye, ariko by'umwihariko famiye ya Ndamage. Urukundo mufite muzarugumane. Murakoze. avuze ku kintu cy'urukundo. Grand Frere hariya yambaye nk'iminsi nk'itambere y'uko atabaruka, yambaye akantu kanditseho One Love. Yari akivuga, ndamubaza se One Love bivuze iki? arambwira ngo arakambaye na n'ubu, arambwira ngo bivuze urukundo rumwe,
tubiganiraho. Umwana yagiraga urukundo cyane, ngira ngo mu kubibona ko akambaye ni gift yamuhaye, aramubwira ngo muzagire urukundo rumwe. Kandi ndabashimira ko abana bacu ntituryana, turakundana urukundo rumwe shyira hamwe. aduhe mukuru we nawe Karoli. akoze nanjye nagira ibyo mvuga biki kuri Desire. Mfite byinshi, akenshi iyo ngiye kumuvuga birangira ndambirana, ndagerageza kurezima. Yewe Desire, nk'uko grand frère petit frère yabivuze, Kazungu mu minsi yashize, mu bihe bye bya nyuma, nanjye nabaga mpari, naba nakoze mama kaza nijoro, n'uwitwa Pasi nshimira cyane mbikuye ku mutima, n'uwitwa Dendo, batigeze batuvaho kuva umwana yatangira kurwara. Dendo, Pasi, Lewisi, Kudesha, Imana ni nk'ubushobozi. Abo bantu uko ari batatu jyewe nzabahinya yibemereye, abantu badufashe buri umwe muri abo mwemereye inka, kandi n'isezerano nsezeraniye imbere yanyu mwese, nzaziba 3. Lewisi nzamuha inka, Pasi nzamuha inka, sinzi igihe ubushobozi nzabubonera, ariko igihe cyose nzabasha kugira ubushobozi nzabikora. abo ngabo ngiye nzabashimira ku giti cyanjye, abantu batoye hano. yewe ntabwo ndi buvuga amateka, kuko mvuze amateka nyine nakira bugacya kandi nareba. Ndashimira abanyarwanda muri rusange, nubwo twari turwaje, ngira ngo nta bitaro twagiyemo, kuko twagiye mu bitaro birenga nka 3, ariko byose nta na kimwe twigeze tuvamo batatwinubira ko abantu badusura. ubu ni umugisha, ni urukundo. ni urukundo batweretse rukomeye, ndabashimira cyane. Reka ngaruke kuri famiye. Twari turi kunyura mu bihe bikomeye, ariko buri inshuti nyanshuti, sinzi niba nabivuga gutyo, umuntu wa nyawe ugukunda bya nyabyo umubonera mu rukundo, umubonera mu byago, uko nabivuga. niho twaboneye ko turi tuzirikanye, kandi nanabasaba tuzabikomeza. Murakoze, ntabwo mvuga byinshi, ariko ndabashimira mwese, kandi natwe aho muzadukenera muzatubona. Murakoze. bansubije ijambo. yewe nitwa Kanyange, nkaba ari jye mfura isigaye hano. aba bose mwabibonye barangurukira, ni ba petit frère na ba petite sœur. rero jyewe ntuye Kigali, ni jye nabanaga na Desire. ni ukuvuga ngo sinzi ukuntu nababwira. Desire yaraje agwara, ubundi Desire yafashwe hano, ubundi niyo ndwara ye yagize ahangaha. noneho biba urujijo, ati senezite, ati igihe imvura yaguye atimererwa nabi. nuko indwara yatangiye gukura, numvishije ko yakoreye perimi. amaze gukorera perimi rero yagiye gukora mu muhanda. agiye gukora mu muhanda, ubwo murumva yagize impact ya wa muyaga uzumukubitaho mu ijoro. noneho ya ndwara irazamuka, ariko aza kumbwira yuko
akora ikiraka atarajya ku ishuri yambwiye ko yigeze kugira ibintu bimeze nka gripe, noneho ngo abyimba hano ku jisho, ajya muri farumasi bya bindi abantu biyaranja, agura uduti baratumuha, atunyoye ngo abona birabyimbutse. Ariko haza imvura, urumva krize yarazamuka, akinywera iki? Akinywera twa duti two kuri farumasi. Nuko arangije yaje rero Kigali, nibwo yakoze akora moto. Ubwo urumva abana b'abasore yazamukanye na mukuru we, azamukana n'umusore w'umushuti we ari hano yitwa Fidel, azamukana na Bosco umuvandimwe we n'umubyara we, bazamukanye icyo gihe bafashe ghetto nk'abana b'abasore batwara moto. Desire ava ku ishuri aza kwigwanaho, aravuga ati reka nigwaneho, nimunshakire moto nirwaneho nanjye nibonera amafaranga yanjye. Turamushakira moto nk'uko yabyifuje, arabibona, na permis arayibona, atangira gukora. Rero ahantu rero Satani ajya abera mubi, ntabwo akunda umwana ukora, sinzi ukuntu nabibabwira. Yaramuteye amutera mu kazi, umwana atangira kwivuza yigwana kwa kundi babibabwiye, akajya ajya sehashika akagaruka, akajya sehashika araza akajya. Ubwo ibintu yaje kubimbwira nyuma, kuko yajyaga sehashika akagaruka, ariko bagasa nkaho bamuha twa tunini n'ubundi n'utunini twitwa dexamethasone bamuhaga, batumuha akabyimbuka. Yamara kubyimbuka we akabyina intsinzi, akumva ko yakize. Hanga rero Desire, ntabwo uwo mutungo ukiza, urakubyimbura ariko ntabwo ukiza gitera. Ubwo yakomeje yigwanaho biranga, byanze abana bari kumwe baramubwira ati rero ibi ntabwo ari byo. None haza guhamagara Karori aramubwira ati ariko wowe urimo urapfira mu nzu kubera iki? Wafashe inzira ukayisanga mushiki wawe. Desire nagiye kubona mbona umwana, naramuyobeye. Muribaza kuyoberwa umwana muvuga, yinjiye mu nzu, yari afite ukuntu ari muremure, yinjira ameze ati Desire baga n'umuntu ninjiye hano. Ukabona ko yagiraga imbaraga rero, agatera intambwe na bwa burebure n'ukuntu yihiye, n'amaso arabyimbye ngo nacyo umwana ndamuyobera. Ahita arambwira ngo ni Desire. Cyampaye akanyanda bayiye Desire. Ni gute ushobora kumera gutya mpaye ngo ntuze ngo umbwire tujye kwa muganga? Icyo gihe ibintu nakoze rero, nakoze icyo bita ubutabazi bw'ibanze. Abaganga turakorana, abadokiteri bose turaziranye kuko dukorana umurimo. Nasabye umudokiteri wakoraga iwacu, niwe wavuraga ibintu byo ku mazuru, ndamuhamagara ndamubwira nti rero Dr Charles, mfite petit frere hano bimeze nabi. Ndamuhamagara aranyakira nk'umuntu w'umukorege, arambwira ati Kanya uzaze kuwa gatatu, hari abantu bazaba bavuye mu mahanga bamufashe. Ubwo rero twaragiye twinjira tujya sehashika. Twagiye sehashika, ni ukuri dusanga uwo mumama yaravuye muri Kiba, arangije ajya muri Sardope ajya kubaga. Arambwira ati ntugire ikibazo, guma hano, abandi bose bari bagende, we guma hano, ahari buvire mwibagiro hose nabwira iki ndamuguha aragufasha. Twarahagumye azamura nko mu masaa 12 n'igice, ubona Desire nyine yarushe. Arangije aramuvura, aramureba byose. Arangije Desire ahitagira umuriro. Agize umuriro ahita aramubwira atoya ntabwo muri butashye. Ubwo hari nko mu kwezi mu mpera z'ukwa 9. Ubwo no kuvuga ngo se hashika iryo joro twabuze igitanda, ariko bukeye igitanda twese tukibona. Twinjira mu bitaro itariki 1 y'ukwa 10 muri 2025. Ubwo rero se hashika batangira kumutera imiti, batangira nyine kumuha ubuvuzi bwose, ntacyo batamukoreye. Barabumuhaye baza kumbwira ngo afite indwara yitwa imisoro. Ntabwo mwayimenya, ni indwara nyine ifata hano ku mazuru, ariko bagerageza kumuvura. Bamuvuye ariko biranga. Nyuma y'iyo miti baje kumutera rero yaje kugira ikintu cyitwa diabete. Amaze kugira diabete rero Desire arahamutse, yibaza ukuntu angana, yibaza ukuntu agize diabete, biramucanga. Arangije nibyo byandi bababwiraga ukuntu yaresistaga ibiryo byose arabyanga. Arangije akarya nk'abasaza, amateke, ibishimbo, imyumbati. Desire koko uko yakabikoze yasukari yaragiye, koko yategaga n'ibiti. Ariko akajya agira igihere
kuri rya zuba bikabacana bakafata ariko iyi miti ko tumutera imiti for cyane ni gute uyu mwana tubona imiti byanga nuko ubwo yaje kwirovuta nka kwa kundi imbaraga aratahamo gato atashemo gato arikaza gusanga indwara iri grave imubuza kuryama imubuza guhumeka ngiye kumva ngo barampamagaye bati Desire bimeze nabi bazi ndavuga nti muce Kanombe nuko twinjiye Kanombe twagiye Kanombe babanza kumufatira ibipimo bya kanseri baramufatira ku mazuru baragira gute indwara Desire irabura ibuze ikintu bakoze bahise bambwira ngo fata imiti hano nta gitanda dufite mujyane i Masaka nkorera mu bitaro bya Masaka mujyanye bamutera imiti y'ibyumweru 2 bamuteye imiti y'ibyumweru 2 ngiye ko nambona Desire arambyindanye abyimbye isura ndavanye ibi ntabwo bishoboka njya Kanombe ndababwira nti reka ntabwo turi gutunga umwana ubyimbye gutyo kuko Masaka abaganga bose barambwira ati umugwayi si uwacu ndababwira nti ndabizi ariko reka ubwo naragiye njya Kanombe mera nk'umusazi mbaye nk'umusazi narabatatse nyine amahane n'itayagira umuganga turabonana aramumfatira muvura kuko urumva impamvu nigira gutyo nuko nyine tuba tuziranye ndababwira ntabwo ndi bubyemere nuko hari umuvandimwe wanjye rero yamufashije ambwirira umuyobozi igitanda barakimuha nawe ndamusabira umugisha Imana imuhe umugisha shadi Imana imuhe umugisha nuko arangije dore nguri aho yicaye uriya mukobwa wanjye nuko ni murumuna wanjye kwa mama wacu nuko arangije amfatira igitanda ndakibona nkibonye dutangira rero urugendo rutoroshye bamuteraga imiti iri hejuru noneho hari ukuntu umuganga wese iyo yazaga akamubona yahitaga abona umwana arwaye kanseri ariko ndashaka kubabwira ngo twamaze amezi 3 mu bitaro kanseri bapima wapi nukuvuga ngo amaraso yose baramutwaraga noneho bigeraho bajya kumufata amaraso agasara ibitaro byose agashaka kwiruka ngo ariko ngo aya maraso igihe mwayafatiye nkamuga Desire tuza barimo barashakisha uburwayi afite umuntu wese ha umuganga uvura hano we yarazaga ati ibi ntibishoboka nimupime kanseri yazundedimwe kuko igice cyose cy'umubiri cyo mu maraso ye nta kibazo umwana yari afite na kimwe noneho abaganga nabo bikabatera urujijo avuga ati se ko tubona amaraso ye nta gitotsi na kimwe kirimo uyu mwana afite ikihe kibazo ariko mwababyeyi mwe muri hano mwaba papa uyu mwana yararwaye sinzi nimba muzi Mungu ikintu cy'ikimungu ni ikintu kijya mu giti kikakirya kikajya cinjira nk'ikivumvuri cya gisimba cyitwa ikivumvuri uyu mwana ashobora kuba cyararwaye ntabwo mbizi urabeho twigiriye mu ijuru tugiye kubana n'umwami wacu Yesu aho yaduteguriye mu bwami bwo mu ijuru tuzasezera ku isi y'imibabaro urabeho twigiriye mu ijuru tugiye kubana n'umwami wacu Yesu aho yaduteguriye mu bwami bwo mu ijuru tuzabana na Yesu tuzabana iteka tuzagenda mu mihanda yakozwe n'izahabu tuzaba turebana tuti wakoze neza ubwo wadukijije urubanza rw'ibyaha tuzabana na Yesu tuzabana iteka tuzagenda mu mihanda yakozwe n'izahabu tuzaba turebana tuti wakoze neza kuko wadukijije urubanza rw'ibyaha kugaruka k'umwami wacu Yesu hazabaho agahinda
bazasigara mu isi bazaba barebana babuze icyo bakora nshuti nimuze duhunge umujinya w'Imana umunsi wo kugaruka k'umwami wacu Yesu hazabaho agahinda ku bazasigara mu isi bazaba barebana babuze icyo bakora nshuti nimuze duhunge umujinya w'Imana tuzabana na Yesu tuzabana iteka tuzagenda mu mihanda yakozwe n'izahabu tuzaba turebana tuti wakoze neza kuko wadukijije urubanza rw'ibyaha tuzabana na Yesu tuzabana iteka tuzagenda mu mihanda yakozwe n'izahabu tuzaba turebana tuti wakoze neza kuko wadukijije urubanza rw'ibyaha muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 11 maze wibaze nawe niba ukora neza uzahabwa ingororano mu bwami bwo mu ijuru soma muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 11 maze wibaze nawe niba ukora neza uzahabwa ingororano mu bwami bwo mu ijuru tuzabana na Yesu tuzabana iteka tuzagenda mu mihanda yakozwe n'izahabu tuzaba turebana Reka dukomeze reka dusome icyanditswe ijambo rito cyane nahoze mbabwira mu itangiriro 3 umurongo wa 19 aravuga ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko ari mu wakuwe uri umukungugu ni muzasubira reka nkuko ijambo ry'Imana ribivuga twavuye mu itaka kandi niyo tuzasubiramo reka rero dushingure dusubize Desire mu butaka kuko ariho yavuye niho tugiye gushyira umubiri we ariko umwuka turabiza aho uri avuye mu itaka nimo tugushuje Famille muze mushingure abantu basubira inyuma igisubizo kikaba
haravuga ngo umuntu ubyibazaho biraba ngo wamupfuwe icyo biba niba kiba kizima kitabanje gupfa kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma ahubwo ubiba kabuto ubwako kenda kabishaka cyangwa kandi kabuto ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Iyo ukomeje kugenda ubona n'ibindi bigenda bisobanura bidufasha gusobanukirwa neza umuzuko, bidufasha no gusobanukirwa neza umubiri abapfuye bazazukana. Hatanga rero urugero hakasa naho hagaye abantu batekereza ko abantu batazazuka. Bibiliya ikavuga ngo ni abantu b'abapfu. Ngo none se ngo iyo umuntu abibye akabuto ngo uko akabiba gasa ngo uko kavamo uko kongera kakamera, wenda akagatanga urugero ku ishaka cyangwa se igishyimbo. Iyo umuntu abibye igishyimbo ntago tukibiba gisa nuko iyo ukibibye kiba gikuze, kiba gifite umubiri usukwawo, ariko iyo kibibye kirazamuka, iyo gitonoye kiba gifite undi mubiri. Nta muntu rero wabyibazaho, nta muntu wabitekerezaho. Icyo tuzi nuko Bibiliya itubwira yuko abapfuye bazazuka kandi bazazukana undi mubiri utari uyu nguyu, bazazukana undi mubiri udapfa. Ubwo rero ntago tubyibazaho, ntago tubitekerezaho ngo abantu babigeho impaka abapfuye bazazuka. Hano tugiye kwashyira uyu mubiri nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko umuntu yavuye mu gitaka rimwe azasubira. Mu Itangiriro ibice 3:19 niko hatubwira tugiye kuhashyira uyu mubiri. Ni nayo mpamvu tunahasengera, nayo mpamvu dusengera iyi mva igiye kwakira umubiri wa Desire kugira ngo irindwe kuri wa munsi umuzuko nuba n'abazazuka. Iyo usomye mu Byahishuwe haravuga ngo inyanja zizagarura abapfuye, ngo urupfu n'ikuzimu bigarura abo byamize, n'indwara zigarura abo zamize. Buri kintu cyose, buri muntu wese aho yaba yaraguye hose azagaruka imbere y'Imana agiye gucirwa urubanza. Azazuka rero afite undi mubiri, ntabwo umubiri Desire apfanye ubabaye ufite biriya bipfuko ntabwo ari wazazuka, azaba afite undi mubiri ariko tuzamenya. Nagira ngo rero nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga tugiye gusengera iyi mva igiye kumwakira. Niturangiza tumanura umubiri we tube tuwushyize ahangaha kugeza igihe hazabaho umuzuko. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Mwami. Uri hano kandi ijambo ryawe yakomeje kuduna. Mu izina rya Yesu Kristo turayitwikiriza rero ayo maraso kugira ngo uburinzi bwawe buyabeho. Mwami Imana yacu, ndagushimiye kubyumvise, ndagushimiye kandi kubidukoreye, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo nidusaba tuzahabwa. Rero tubigusabye, uri umubyeyi wacu kandi ujye uduha. Urakoze rero, komeza utugirire neza mu izina risumana amazina rya Yesu. Amen. Nk'uko ijambo rivuga rero ko umubiri wavuye mu gitaka rimwe uzasubira. Tuti wakoze neza uko wadukijije urubanza rw'ibyaha. Tuzabana na Yesu, tuzabana iteka, tuzagenda mu mihanda yakozwe n'izahabu. Tuzaba turebana tuti wakoze neza uko wadukijije urubanza rw'ibyaha. Tuzabana na Yesu, tuzabana iteka, tuzagenda mu mihanda yakozwe n'izahabu. Tuzaba turebana tuti wakoze neza uko wadukijije urubanza rw'ibyaha. Barakoze. Reka
tumaze umwanya twicaye, nifuzaga ko dusengera ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Umushumba wanjye Akizamungu akadusengera, hanyuma duhagurutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana twitegure kwakira ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Turagushimye Imana yacu, turagushimye ko twese duteranye hano duhumeka umwuka w'abazima. Desire umwana wawe tuvuyemo, turagushimye ko yatuvuyemo amaze kukumenya kandi aramaze kwizera ijambo ryawe. Twebwe rero abari hano turagusaba ngo uduhe kurwanya intambara nziza yo kwizera. Buri wese arwara intambara nziza muri iyi si kugira ngo azasige umurage mwiza igihe umuntu wese azaba avuye muri uyu mubiri, kuko tuzi neza ko aha ducumbitse ariko hari aho tuzajya kuba ubuziraherezo. Tugushimiye rero ko twumvise ubuhamya, twumvise abantu bashima Imana bwa Desire wihanganye agakomera mu bihe biruhije kandi bibabaje, ariko turuta byose waravuze ngo duhore dushimira byose kuko nta kibazo utakizi. Turakwereka rero umwana wawe ugiye guhagarara imbere yacu atubwira icyo ijambo ryawe rivuga ku gihe cyo gusarurwa muri uyu mubiri no gusinzira. Turagusaba ngo umufashe twese twumve, kuko twese ntashobora kwizera. Twese rero ndasabira umuntu uri hano kugira ngo amatwi y'umwuka yumve, kuko tukibasha kumva kugira ngo umuntu yihitiremo ahazajya kuba ubuziraherezo. Turamukweretse mwana natwe muri we, natwe twakira imvugo yawe kugira ngo dusubizwe n'imbaraga, kandi buri wese uri hano akomere, imbaraga zawe zimanukire mu mitima yacu. Buri umwe wese, imiryango, inshuti, abavandimwe, twese tujye kwihangana ubw'uyu munsi. Icyubahiro ni icyawe, turakiguhaye ubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Murakoze. Ntabwo biba byoroshye, cyane cyane ko kiba ari igihe cy'umubabaro, ariko wenda twanamenyereye kubyina, kunezerwa, gukoma mu mashyi. Hano ugasanga buri muntu wese nyine arifashe, kandi nibyo ni umubabaro, ariko ndagira ngo mbahumurize, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo dukwiriye kubabara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Rero twebwe abantu bakijijwe ntabwo tubabara nk'abadafite ibyiringiro, nk'abatazi aho utuvuyemo agiye, kubera ko ari heza. Ku ntege nke z'umubiri biraza, ariko kandi tugomba no kwishima kuko aho aba agiye tuhazi, natwe tuzajyayo. Ndagira ngo rero tubabare ariko tunishime mu mitima yacu, dukurikije uko yari ameze n'igihe yari amaze arwaye. Ku ruhande rumwe Imana iramuruhuye. Nagira ngo amagambo tugiye kuganiramo ntabwo ndubahiriza igihe nk'uko umuyobozi wa gahunda yabinsabye. Arimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice gihumuriza, igice cya kabiri ni igice kivuga kuri twebwe turiho, kuko wagiye yagiye, ariko twebwe turiho kuba agiye bidufasha iki, bitwigisha iki, ni irihe somo dushobora gukuramo. Ibyo bice uko ari bibiri turabiganiraho. Nasabaga bampere Pasiteri Nzaramba mikoro adusomere amagambo nateguye y'icyo gice cya mbere cyo guhumuriza, ari muri Samweli wa kabiri ibice 12, adusomere guhera ku murongo wa 14 gutyo. Reka dusomere twumve. Ni inkuru ya Dawidi, nawe yagize ibyago apfusha umwana. Kadusome mu izina rya Yesu. Hanyuma Uwiteka atera umwana muka Uriya yabyaranye na Dawidi, araremba cyane. Icyo cyatumye Dawidi
yingingira uwo mwana ku Mana, yiyiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda bucya. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka bamuhagarara iruhande ngo bamubyutse ave hasi. Aranga kandi yanga no gusangira nabo. Maze ku munsi wa 7 umwana arapfa. Abagaragu ba Dawidi batinya kumubwira ko umwana yapfuye, kuko bibwiye bati, mbese ubwo twavuganaga nawe umwana akiri muzima ntatwumve, biracura iki nitumubwira ko umwana apfuye? Ntari burusheho kwiyica nabi. Maze Dawidi abonye ko abagaragu be bongorerana, amenya aho ko umwana apfuye, abaza abagaragu be ati, mbese umwana arapfuye? Baramusubiza bati, arapfuye. Nuko Dawidi arabyuka, ariyuhagira, arihezura, yambara indi myambaro, aherako ajya mu nzu y'Uwiteka, arasenga, avayo ajya mu nzu ye. Nuko aho ashakiye kumuzanira ibyo kurya ararya. Maze abagaragu be baramubaza bati, ibyo ugize ibyo ni ibiki? Wiyirije ubusa uririra umwana akiri muzima, ariko none umwana amaze gupfa urahaguruka ujya kurya? Arabasubiza ati, umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira, kuko nibwiraga nti ntawubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. Ariko none amaze gupfa ndiyiririza iki ubusa? Mbese nabasha kumugarura? Nzajya aho ari, ariko we ntabwo azagaruka aho ndi. Maze Dawidi ahumuriza umugore we. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Twumvisemo inkuru yabayeho. Dawidi yari afite umwana yakundaga nk'uko Desire yari akunzwe mu muryango. Hanyuma umwana ararwara. Dawidi akora uko ashoboye kose nk'uko byagenze kuri Desire, aramuvuza, akora uko ashoboye kose. Imana iguhe umugisha. Ageze aho afata n'icyemezo cyo gusenga, nk'uko twagiye dusenga n'abandi bagiye basenga, bagiye babitangamo ubuhamya. Nanjye nagiye mu minsi ye ya nyuma atabasha kuvuga neza, ariko mukuru aramubwira ati, papa Diovaire yaje, niryo bazi, kuko nari ntuye hakurya ahangaha. Baranzi bangana, uyu wagiye angana n'umwana wanjye wa 2, n'abana bareranywe. Ntiyabasha kumvugisha neza, ariko mu magambo namubwiraga buryo bwo gusubiramo, nubwo ijwi ritasohokaga neza, ariko arabikora. Mu by'ukuri aho agiye ni heza. Ni nayo mpamvu tutagomba kubabara cyane. Ni nayo mpamvu urupfu rwe rutabaye nk'urw'abandi badakijijwe, kuko urupfu rw'abakiranutsi iteka ntibagaragurika, barasinzira. Iyo umuntu agiye gusinzira rero ntabwo atera imigeri, ntabwo agira gutarasinzira nyine akongera gukanguka. Abakiranutsi rero ntabwo bapfa, ahubwo barasinzira. Iyo umuntu asinziriye tuba dufite icyizere yuko azakanguka. Desire asinziriye muri Kristo, kandi ari muri Kristo. Ijambo riravuga ngo unyizera naho yaba ariho, naho yaba yarapfuye,
azongera abeho. Kwizera Kristo biduha kubaho muri we, bigatuma rero tugira uburambe bwo kudapfa, ahubwo twimurwa muri uyu mubiri ariko tukaba turi muri Kristo tugakomeza kubaho. Nagira ngo mbahumurize, iyo uri hano ukaba ufite umuntu mu mahanga bagahora bakubwira yuko uwo muntu ahari, ntabwo ubabara, uravuga uti uwo muntu aracyariho, igihe kizagera n'ubundi mubone. Natwe cyangwa twese ndagira ngo twumve ko Desire tuzongera tukamubona. Ngarutse kuri iyi nkuru y'ijambo ry'Imana, nta kuntu Dawidi atagize, yarasenze yiyiriza ubusa, amara iminsi 7 arimo asenga yiyiriza ubusa. Amasengesho yasenzwe icyo gihe Imana mvuge ngo ntiyayumvise, kuko ku munsi wa 7 umwana yarapfuye, ndetse abagaragu be batinya no kumubwira yuko yapfuye, kubera ko yari yariyirije ubusa. Bibiliya avuga yigaragura hasi, yambara igunira yigaragura hasi, ariko yinginga kugira ngo arebe ko umwana yakira. Biranga, umwana arapfa. Amaze gupfa abagaragu batinya kubimubwira, barongorerana, ariko arabibona, arabaza ati ni ibiki? Baramubwira bati umwana yapfuye. Bamaze kubimubwira, icyo Dawidi yakoze, yiyambuye wa mubabaro, yiyambura ka gahinda, yiyambura za mvune yari afite na bya bindi byose. Noneho ahita ababwira ngo nimuzana amazi hanyuma nkarabe. Bamuzanira amazi arakaraba, arababwira ati nimushaka ibyo kurya hanyuma ndye. Bamuzanira ibyo kurya ararya, ndetse abagaragu babyibazaho, baravuga bati ariko se wowe wananiwe kurya umwana akiriho, none bakubwiye yuko umwana yapfuye, niho uriye, niho unezerewe, niho ugize ibyishimo? Ariko basubiza ijambo ryiza, arababwira ati rero niyirije ubusa umwana akiriho, mbabara umwana akiriho, nkora uko nshoboye kose kugira ngo mugarure, ariko byaranze. Icyo akoza yagiye, kandi aho agiye nanjye nzamukurikirayo. We ubu ntabasha kugaruka, ariko ngewe nzamusangayo. Yari afite ibyiringiro by'uko nubwo yamubabaje, nubwo yamurwaje akababara, ariko yari afite ibyiringiro by'aho agiye. Aravuga ati nge nzamusangayo. Ni nayo mpamvu yategetse ko bamugaburira, bamutegeka ko akaraba, bamutegeka ko ariyuhagira umubiri wose, ndetse Bibiliya iravuga ngo arangije ajya no gusenga, ajya mu nzu y'Imana ajya gusenga. Niko byagenze kuri Desire. Umuryango ntako utagize, n'inshuti ntako zitagize, ariko ndagira ngo noneho uyu mwanya mbaho ijambo ry'ihumure. Aho Desire yagiye twese tuzamusangayo. Mama Stan niwe wampamagaye urabimbwira, ndagira ngo nguhumurize, aho Desire agiye tuzamusangayo. Cyakoze ubu ntago abasha kugaruka, ariko twe tuzamusangayo. Ndagira ngo mugire ihumure, muke mu maso, mukarabe muke mu maso, murye, munywe, rwose mwishime mu mitima yanyu, kuko hagiye ni heza, tuzamusangayo. Ikindi nanone mukora akazi ko kujya mu nzu y'Imana, ahasigaye dusenga Imana, dukomeze dusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Iryo byari ijambo rya mbere ry'ihumure. Dawidi yaragiye ahumuriza umugore we, ubuzima burakomeza. Ndagira ngo mbahumurize rero, hanyuma nyuma y'ibi ubuzima bukomeze, bukomeze mukorera Imana, bukomeze mukomeza gukunda Imana, kuko twese niyo nzira ya twese. Twese tuzagenda, nubwo tutagendera rimwe, ariko twese tuzagenda. Nagira ngo icyo cyari igice cya mbere cyo kubahumuriza, cyo guhumuriza imiryango natwe twese, kugira ngo twumve dufite ihumure. Nari nicaye hariya, bagiye bagaragaza abantu bagize neza, babaye hafi ya barwaje Desire, babaye hafi y'abavandimwe. Numva mu matwi umuntu avuze ngo abantu bari bakwiye gushimirwa, ngo nuko mu rupfu ntawe ukoma amashyi. Simbizi niba ntawe ukoma amashyi, niba ari wo muco, ariko
iyo tuzi aho umuntu ajya twebwe turanezerwa tukanaririmba tukishimira mu mwami kuko araruhutse asanganiye Kristo agiye mu gituza cya Aburahamu igihe kimwe tuzongera tumubone. Igice cya kabiri ntatinda reka dusome amagambo twese atureba twese nk'abantu bateraniye hano atureba yanditse mu gitabo cya Zaburi ibice 90 umurongo wa 12. Turasoreza mu gutegeka kwa 2:29. Ikayongera dusomere Zaburi 90 umurongo umwe wa 12. Avuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Amen. Icyo gitabo ayo magambo aravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu ngo uburyo yatuma dutunga imitima y'ubwenge. Iminsi iyo umuntu amaze ashobora kuyibara ariko yashigaje ntayizi. Ariko ijambo riravuze ngo ubitwigishe kuyibara kugira ngo dutunge umutima w'ubwenge. Nagira ngo turebe uyu mutima w'ubwenge kuko uyu mutima w'ubwenge tuwufite niwe udushoboza kumenya neza no kubara neza iminsi yacu. Iyo tumaze turayizi ariko iri imbere ntabwo tuyizi. None uyu mutima w'ubwenge ijambo ritubwiye buri muntu wese uraha ijambo rikavuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Ngo ibyo biratuma dutunga imitima y'ubwenge. Iyo umuntu yamaze kumenya kubara iminsi ye atunga umutima w'ubwenge. Iyo umuntu yamaze kumenya ubwenge ahitamo icyiza cyo gukora mu gihe akiriho. Iyo umuntu yamaze kumenya ubwenge amenya icyiza cyo gukora n'ikibi cyo kwirindwa mu gihe akiriho. Aha rero niho ku iherezo rya Desire yahisemo neza atunga wa mutima w'ubwenge ahitamo neza yegereza abakozi b'Imana asaba abakozi b'Imana kumusura baramuganiriza bamuganiriza ijambo ry'Imana arizera Desire arahinduka abicyaremwe gishya. Yagize umutima w'ubwenge kuko yatekereje mbere ahitamo neza ku iherezo rye kugira ngo azagire iherezo ryiza. Reka iryo jambo turisome ry'ubwenge mu gutegeka kwa 2 ibice 32:29. Ni uwo murongo usoreza. Gutegeka kwa 2 ibice 32 umurongo wa 29. Kadisome umurongo wa 29 aravuze ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi baba bitaye ku iherezo ryabo. Amen. Amen. Iyo baba abanyabwenge bande twebwe umuntu w'umunyabwenge uzi kubara iminsi ye uzi kubara igihe cye akamenya yuko iyi si atari iwacu iyi si buri muntu wese azayivaho ngo yakwitaye kuri iki yakwitaye ku iherezo rye. Iyo abanyabwenge baba bamenye ibi bakwitaye ku iherezo ryabo. Nimfa nzajya he? Umunsi navuye muri uyu mubiri nzajya he? Kuko ikikubwira umunyabwenge nuko atekereza cyane akareba ibiri imbere atarabigeraho. Umupfu we ntacyo bimusaba gutekereza, abona ibintu byose ari kimwe. Ariko umunyabwenge aratekereza agatekereza cyane. Niyo mpamvu bivuze ngo iyo baba abanyabwenge bakwitaye kuri iki kintu nicyo kwitonderwa bakita ku iherezo ryabo. Ese iherezo ryanjye ese iherezo ryawe ni irihe?
wowe yewe nimfa nzajya hehe? Ni ibihe byiringiro mfite byaho nzajya? Kuko amahitamo umuntu ayakora akiri hano ku isi, ntabwo amahitamo uyakora wapfuye. Umuntu yanavuye mu mubiri ntabwo wamusengera ngo hagire ikindi cyiza kimubaho. Ibyo yakoze akiri mu mubiri, niko ijambo ry'Imana rivuga ko buri muntu wese azabazwa ibyo yakoze akiriho. Imana idushyira hano ku isi, yadushyize ku isi kugira ngo dukore neza. Yadushyize hano ku isi kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Mu kwihesha icyubahiro ni ukuyumvira, ni ugukora ibyo ishaka. None umuntu yakwita ku iherezo rye ati? Yakwita ku iherezo rye yinjira muri Kristo Yesu, yakira Yesu umwami n'umukiza. Niryo herezo ryiza. Ugapfa ugapfira mu mwami. Ngo hahirwa abapfa bapfiriye muri Kristo, hahirwa abasinzira basinziriye muri we. Abo bafite ibyiringiro. Iyo niyo nzira mbifuriza, niyo nzira twahisemo abari hano benshi bakijijwe, niyo nzira nziza twemeye kunyuramo. Nayo mpamvu urupfu ntacyo rudutinyishaho, ntago rudutera ubwoba, nubwo hari urubori rwarwo, arizo ndwara, aribyo biki, kuko tuzi ko n'urupfu ruzavaho. Narwo rufite iherezo ryarwo, narwo ruzavaho. Rufite iherezo, narwo ruzahanwa n'umwanzi, narwo ruzahanwa, narwo ruzakurwaho. Ariko mu gihe rutarakurwaho, turucikire muri Kristo Yesu. Uyu mubiri uzapfe, ariko ubugingo bubona Imana. Ducikire muri Kristo Yesu, tube muri Kristo Yesu, tube dufite ubwishingizi, tube dufite ibyangombwa bitwemeza yuko tuzagera mu bwami bwa Data, tuzongera kubaho. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo tugiye gufata umwanya muto dusenge, ariko ubitekereze neza. Utekereze ngo ubundi koko kumbona abantu bagenda, ngewe ningenda nzajya he? Umunsi napfuye nzajya he? Kubera ko inzira ari ebyiri. Hari abajya mu gituza cya Aburahamu, hari n'abajya mu muriro. Turabibona mu ijambo ry'Imana. Inzira ni ebyiri, inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo. Umuntu ahitamo rero agihari. Noneho inzira y'ubugingo ikatubwira ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Iyo nzira y'ubugingo rero ni Kristo. Ndabasaba mubitekerezeho, abatarabitekerezaho, hanyuma muhitemo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo bigoye, no kugira nawe isezerano, ukamubwira ngo Mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe ndakwizeye kandi ndakijijwe, ndahindutse, nanjye ndashaka iherezo ryiza. Iherezo ryiza, nkazapfira muri wowe, nkasazira muri wowe. Ukavuga ngo urakoze Mwami Yesu kubikoze. Ako kanya biba byakoretse. Reka dushime Imana rero, hanyuma dusubize umwanya umuyobozi wa gahunda. Dufata akanya gato tubitekerezeho, hanyuma senge. Urakoze Mana nziza, Mana ishobora byose. Uri hano rwose, uri kumwe natwe Mana. Uri hano kugira ngo ukomeze guhumuriza imitima y'ababyeyi, uri hano kugira ngo ukomeze guhumuriza imitima y'imiryango, inshuti n'abavandimwe. Uri hano kugira ngo dukomeze, kuko ibiba byose uba wabyemeye, uba wemeye ko bibaho. Niyo mpamvu tugushimira yuko uba kumwe natwe no mu mubabaro ndetse no mu byiza, buri gihe cyose uri kumwe natwe. Ongera ufate imitima y'abantu bawe uyikomeze, kandi nanone kubwira ijambo tumaze kwiga, rekuhe buri muntu wese guhitamo neza, kubera ko tuzataha. Buri muntu wese afite iherezo rye, ariko duhe kuritegura neza, kubera ko ijambo ritubwiye ngo iyo baba abanyabwenge bakwitaye kuri ibi, bakita ku iherezo ryabo. Ndasabira ubwenge abantu bose bateraniye hano, ubwenge bwo guhitamo neza, ubwenge bwo guhitamo kukwakira no guhinduka Mwami, kugira ngo tugire ibyo byiringiro bimere nk'ibitsika imitima yacu, ibyiringiro byo kuzakubona ubwo uzaba ugarutse,
ndetse nihagira n'abapfa basinzirire muri wowe nabo bafite ibyo byiringiro. Niyo mpamvu Mana twishima kubw'urupfu rwa mwene data, kuko yasinziriye, twumvise ubuhamya bwe uburyo yatashye neza. Turabigushimiye rero Mwami Imana, buri wese uri hano ndamusabira kugira ngo uzamuhe kugira iherezo ryiza. Urakoze, ndagushimiye, ukomeze udufashe muri byose, mu izina risumba ayandi mazina rya Yesu. Reka na